Mana nyagasani n'umwana wa Yesu Kristo we kandi ubwo ngubwo uri aho ngaho utegereje umushahara. Ariko boss uretse ako kamenyero kawe ukeka ko umuntu adafite ako kazi kawe atabaho kwe? Niba nta kamenyero ushaka ibyo rwose biroroshye. Ntucire umukozi wanjye ugenda amahoro rwose pe. Boss sigara amahoro kandi umenye ko mvira muri ofisi atari mvira mu gihugu. Ariko papa zikuntu nkunda ubwende cyane, ariko nyanibaza impamvu utajya gukina mu gikombe cy'isi. Erega burya impamvu nuko FIFA itakemera yuko baririmba cyangwa ngo babyine buri nyuma y'iminota 10 cyangwa buri nyuma yuko batsinze igitego. Niyo mpamvu se. None se ubundi papa ubundi binyabwa biraribwara. Ariko sho ubundi nakwihanangije guhera ryari yuko utagomba kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo mu gihe tuye kurya. Ariko Juni kuki urimo uravuga gutyo kandi ndashaka kumenya impamvu yatumye ubaza icyo kibazo. Erega nukubera ko kare nabonye ikinyabwoya ku gatuza ka papa ariko ndabona cyamuvuye. Reka ibyo byihorere nacyo. Juni ahubwo dusengera ahubwo twirire numva nanisonzeye. To Mana nziza ikomeye ndagushima ko wamaye ababyeyi beza b'igikundiro kandi ndagushimira ku bw'abashyitsi badusuye uyu munsi n'abana babo baturira ibiryo byacu byose za ice cream. Mana ndagusaba ngo wowe umugisha kugira ngo batazatugarukira mu rugo. Kandi Mana ndagusaba ngo barire umwana w'umuturanyi wambuye imyenda mushiki wanjye nimugoroba bagatangira gukira. Kandi Mana inkoraho ndagusaba kuri Noheli ngo uhereze imyenda ijye kwambika bari abagore bose bambaye ubusa bari muri mashini ya papa. Kandi Mana inkoraho ndagusaba ngo wubakire abagabo bose birirwa mu cyumba cya mama mu gihe papa bari ku kazi. Amen. Papa Emma ubundi ndagira ngo umbwire ubaye amasaha yose uvuye. Utambwira ko uturutse muri rwa rugo rwayanshoreke yawe ngo ni Mutesi. Ariko uzi ukuntu ibintu bimaze iminsi bindwaza umutwe. Tereza reka yo bwa mbere n'ubwa nyuma. Sinshaka kongera kumva iyo nduru yawe nanone. Ndakeka ibyo ndimo ndavuga uri muranyumva. Ubundi hagati yanjye nawe ninde nyirurugo. Kandi urekera aho ngaho. Ubwo uzi ko maze iminsi 3 mu masengesho yo kwiyiriza ariko hanyuma se wow none se ubundi wasenze urimo asabikira? Nyine nasabye Imana kugira ngo ikongerere ubwenge ikubye n'inshuro 10. None se ubundi byo wasabaga wabihawe? Ahubwo rwose pe uwakuroze nigize akaraba habe namba. Nta bwenge namba yigeze igu mu mwanya wo gukuba n'10 yakubye na Ese ubundi wumbaza iki? Ahubwo ndagira ngo umbwire aho wakwezera ndabyo nabonye hari. Irasi impano mushiki wanjye yanzaniye. None se ubundi mushiki wawe wuye ko wambwiye ko nta mushiki wawe n'umwugi? Ndabizi. None se ubundi wabonye atari ko bye byanditseho kurya iti cyawo cyo wafata? None se ubundi wakora iki ndamutse mpfuye? Utambwira ko washaka undi mugore? Reka ibyo sinabikora. Kubera iki se? Noneho tuvuge ko kutaba wishimiye kubana n'umugore? Yego nyine ababyishimiye. None se nihe mpamvu yagutera gutuma utashaka undi mugore? Okay, nyine nakomeza nayo nkashaka undi mugore kuko namubona ntabwo nabona ngiye nyine. Washaka undi? None se ubwo uramutse umushatse waryamana nawe muri cya gisanda cyacu? None ugomva ari handi twaryama? None se ubwo ya mafoto yanjye ari muri salo wayamanuraho wayangiza ukayasimbuza aye? Ibi nyine nawe urabyumva ni ikintu cyambere nyine twabanza no gukora kwanza.
kandi ubwo wajya umureka akicara no muri ya ntebe yanjye. reka nyine ntiyayicaraho, ahubwo we yajya yicara iruhande rwanjye buri munsi nyine uko mbishatse. Wase, uyu munsi wongeye urakererwa koko? Dore saa 4 zirenzeho iminota 10 yose. Mama, rwose uyu munsi sinshaka kujya ku ishuri. Kubera iki se ubundi? Njye sindimo ndabyumva neza. Kubera ko mba numva namerewe neza. None se ubundi niho utajya umererwa neza? Iyo ndi ku ishuri. Nope. Jya ku ishuri none ahangaha niba ushaka amahoro mu buzima bwawe. None se ko ndeba utashye amasaha byakugendekeye bite n'ikihe kibazo? Ya uzi ibyambaye uyu munsi? Nahuye n'uva gusenya rwose sinzi nuko nabikubwira pe. Byagenze bite se kandi? Umva, ndakwinginze rwose mbwira, byakugendekeye bite ko ndeba urebana akababaro? Urabizi se sheri? Rwose kuri office yanjye nahuye n'ikibazo rwose cy'ingorabahizi pe. Erega ntukavuge ngo mfite ikibazo. Ahubwo akabaye uvuga ngo njye nawe twahuye n'ikibazo kuko urabizi ngenda umugore wawe sibyo? Sawa, nyine njye nawe kuri office twahuriye n'ikibazo. None se ubundi sheri ni ikihe kibazo twahuye nacyo? Njye nawe secretary wacu yadutwitiye. Ngo nguki? Umva rwose sheri ndakwinginze umbabarire pe. Byaba ari impanuka. Rwose ndakwinginze umbabarire. Nibishoboka rwose. Ni gute watinyuka? Kandi rwose ikindi none uyu munsi nakiriye telefone yampamagara imbwira yuko mama yapfuye. Nope. Ahubwo nyine nibazaga niba twagenda tukajya mu mujyi tukajya kureba ibyo dukeneye ibyo twaba twajyana nyine ku kiriyo. Ahubwo ndi ku rutonde rw'ibyo turi bukeneye kujyana hanyuma tugende nyine. Yewe urutonde si ngombwa. Dufashe amashabiri tukongeraho litiro 2 z'amavuta ya buto. Icyo ngicyo hari cyo byabitwaye. None si ibyo gusa biraza kuba bihagije ra? Ubundi wowe uretse kwangiza amafaranga wumva ibyo ngibyo bidahagije koko? Sawa nyine nta kibazo ngagenda nyine bifate byose hanyuma uze tugende kandi ugire vuba nyine wadusange ku modoka. Yego ndabyumva. None se ntabwo uri bugende ngo ukuremo iyo myenda wambara indira? Oya nta kibazo ntacyo bitwaye. Ngenda jya nambaye gutya nyine. Ariko reka ibi byose bibanze birangire. Nituva nzakwereka. Ariko ubundi turimo turajya. Ndibuka neza yuko wambwiye ngo tugiye ku kiriyo cya mama wawe sibyo? Yego nyine tugiye. Ariko se ubundi uziko nibagiye kubwiza ukuri. Ubundi mama warozi yuko ari we witabye Imana ra? Ayiwe, noneho niba ariho tugiye ibyo twazanye ntago bihagije. Waretse tugasubira tukazana ibindi. Oya. Nakubaje none ndakubaza niba twari tugiye gutwara byari bihagije. Ariko bakomeje umbwira ko bihagije nyine. None rero ugomba kumenya ko tugomba gusubira inyuma. Ayiwe, burya babivuze ukuri koko. Urucira mukaso rugatwara nyoko. Sister, ubu n'ahantu twaba twarigeze guhurira mbere. Yego. Nanjye niyo mpamvu nigize nsubirayo habe namba. Ese nta bandi bantu baba bicaye kuri izi ntebe? Ego barahari nyine. Ariko byabyiza wicaye hasi. Kandi ufunge n'urwo runwa urimo uransakuza. Nze twicarane se cyangwa njye kwicara hanjye? Urabizi. Genda wicara ukwawe nanjye ndicara ukwanjye. Uranyumva neza? None se ubundi mu buzima busanzwe ukora iki? Nta kibazo ko mbere nicaye hariya. Noneho mbwira ubundi ukora iki? Ngiye nkora akazi ko kwigana igitsina gore. Yewe umubiri wawe urashininga nk'urusengero rufunguye pe. Umva, wihangane rero, uyu munsi ntago barusengeyemo di. Nope. Waruzi ko ubwo nshobora no kujya ku iherezo ry'isi kubera wowe? Ariko se ubundi wagenda ugaherayo? Ariko ndamutse nkubonye wambaye ubusa we ntapfa nishimye kabisa. Ngiye noneho ndamutse nkubonye wambaye ubusa nakicwa no guseka pe. Umva rwose ndakwinginze, umbabarire unyegurire umutima wawe. Rero wihangane, nibishoboka. Umutima wanjye namaje kuhereza undi muntu atari wowe.
none se nimba warahaye undi muntu ubu njye ntiwamenya ibihaha byawe n'amarabasi. Ikirenze kuri ibyo kandi nifuzaga ko twashyingiranwa. none se ubundi ufite inzu? Nayo mfite. Aha, none se ubundi imodoka ya Range Rover urayifite? Nayo mfite. none se ubundi uhembwa ngahe? Nta mushahara mbona ariko nyine. Umva, reka kuvuga ngo ariko. Umva, ibaze nkaho umuhungu wa nta kigenda udafite ikintu na kimwe rwose pe. Wumva nkaho ari gute twashyingiranwa koko? Ahubwo va ahangaha. None se mfite igorofa rimwe n'amafamu 3 n'imodoka 3 za Ferrari n'izindi 2 za BMW. None ngo nkeneye no kugura imodoka ya Range Rover? Nope. None se ahubwo ni gute nabona umushahara kandi mu by'ukuri ni njyewe boss? Ariko uzi n'ibindi. Ndabyemeye reka dushyingiranwe pe. Ibi ni ibicyonyarwanda. Kareshika zose z'iyi minsi zahindutse ibiryabarezi. Humiliation. Mwiriwe. Irange ryanyu murarigurisha ngahe? Ni karibu kiriya. Ariko rero ibiciro by'amarangi yacu kubishyira rwose biterwa n'ibintu byinshi cyane bitandukanye. Sawa, nyemerera noneho mitemo. Iry'amafaranga make ryabaregura ngahe? Ubundi nyine debere to yaryirange turitangiye nyine amafaranga 5,000 gusa yonyine. Ikindi kandi cyongereho dufite ibiciro birenga 60 kugeza naho debere imwe nyeregeza ku mafaranga 30. Ese muri ayo marangi yose harimo irihe tandukaniro? Oh, yewe ntawe bitandukaniye, amarangi yose nyine urebye namwe nta kindi. Ese ubwo mwije ukuri kweri natera irange ryari kugira ngo mbone irange ry'ibihumbi 5? None se ubundi wumva ari ryari nyine wifuza kuba watera nyine iryo range? Nyine numvaga naritereje mu gitondo kuko nibwo nzaba mfite umwanya uhagije. Ha, mva customer rwose. Irange ryo ushobora gusiga ejo rigura amafaranga 30. None se ubundi ndi kugura inka? None se ubundi karange nkubaza wigeze ubona inka igura ayo mafaranga? Nope. None se ubundi nzatera irange ryari kugira ngo mbone irange ry'ibihumbi 5? Ufite byibuze kuzamara igihe kinini utari warisiga byibuze nk'ibyumweru 3 kandi nabo kazatangiye kurisiga ari nijoro. Ikindi kandi ugomba kumenya ko uzatangira gusiga irange mbere yo 5 w'iki cyumweru uzaba urimo nyine. Kandi noneho ugakomeza gusiga irange paka ugejeje ku cyumweru. Ariko ko numva uvuga nk'ibigoryi ubundi ibyo ngibyo bikura. Kandi none ngiye kubanza bansuzume ndebe nimba hari irange ryaba ryasigaye. Ariko ufite za etajeri zuzuye irange kandi biragaragara. Ariko ugomba kumenya yuko nyine ibyo bidasobanura yuko nyine irange rihari. Ubundi umubare w'amarange dufite tugurisha muri za weekend w'amadebe ni muto cyane rwose. Ariko ubundi waruzi ko utinda mu nyamuga twara amagufwa. Ubungubu tuvugana idebe ryangire se 7,000 urayishyura? Ubu nyine tuma turavugana irangi 5,000 rwose ntago tukirifite ushaka nyine ukundi kuntu bigenza. None se ubaka kanya tukiganira kandi igiciro gise kiyongera? Yego rwose nuko bimeze mukiriye. Ubundi duhindura ibiciro amabwiriza inshuro zirenga 100 zose ku munsi. Kandi kubera ko nyine utari wagasohotse usohotse muri no store ngo ujyanye irange ryawe nta kundi twakubigenza nyine uretse guhita twongeza ibiciro ko nyine nicyo gihe. Kandi kubera iyo mpamvu ndagusaba nyine guhita ugura irange itaraganya wihuse nyine nta gutinda. Ahubwo nyine mbwira wifuzaga nyine amadeba ngahe? Sawa, mereza amadeba 5 y'irange cyangwa mereza 6 kugira ngo nzabone irange rihagije. Wow, ya rwose mukiriya ibyo bintu rwose ntiwabikora. Kuko uramutse uguze irange warangiza nturikoreshe baguca amande kandi ikintu none kiyongereyeho irange yose wasigaranye utarakoresheje barifata kari kwambura. Nope. Ngwiki Ikindi none tugurisha irange rihagije ryo kuba wasiga mu gikoni, muri dushe, muri za sare naho urara. Kandi none igihe urimo urasiga warangiza ukarekera gusiga utari wangiza gusiga aho urara. Amadebe yose y'amarange wari usigaranye utari wagakoresheje barakakayatwara. keretse n'imburuga. None se ubundi bigutwaye iki kuba nakoresha irange ryose uko nariguze ubundi komba naryishyuye bigutwaye iki?
twebwe ubundi mu bisanzwe dukora plani y'irangi ryacu ukuntu izakoreshwa uhereye kuri buri gitonyanga cyose. Ndakeka uranyumva, kandi none uramutse utabikoze ibyo ngibyo urumva nyine bidutera ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. ibi ni ubugingo ariko keretse niba ukeka ko hari ikintu kibi cyane gishobora kumbaho ndamutse nagumeje gutera irangi kugeza ku ijoro ryo kuwa gatandatu. Yego nyine niko bimeze, kuko buri debe ryose ry'irangi waguze hano aho kanya nta kindi uretse guhita ryongera amafaranga rigatonduka 15,000 yose. ahubwo nyine nagira nkubaze ubundi nyine urayitwara none ahangaha mbanza uri umusazi ariko sha we byaragucanze pe. twara ibyo birange byawe maze nanjye nabyo nyiguze rero. ariko ubundi Grace waba warangije ibyo wakoragara? Boss nabikoze ariko si byose. ariko ubundi abakozi b'iminsi mwabaye muti nahubwiye ngo unkore report iki cyumweru ni uku kwezi y'ibintu byose company yacu barishyuye. Ariko boss nk'uko ubizi ngerageza gukora report zose ku gihe, ariko ubu mbabarire. Okay, none se ubundi Peter ari hehe? ubu ndabizi rwose ari aho ngaho arimo arishimisha, yaze gukora ubu ngubu ndabizi neza wagira ngo office yanjye ihindutse aho bishimishiriza. Peter se ari hariya. Giye n'umuhamagare none hanga mumbwiye ko mukeneye. Yego boss. ariko sha ubundi ugeka yuko akazi kanjye kahindutse nka toilette y'iwanyu aho wirwo wikinishiriza uko wishakiye? Humiliation. ariko boss urabona ndabona se ndabona ibiki? ubwo uraho ngaho uri muranyingiza amafaranga gusa nta kindi. Okay, none se ubundi wabarangije za report zose ya kino cyumweru ni y'ukwezi? ariko boss rwose nkubwije ukuri sindayirangiza ariko ndi hafi rwose. Mana nyagasani n'umwana wa Yesu Kristo we kandi ubwo ngubwo uraho ngaho utegereje umushahara. ariko boss uretse ako kamenyero kawe ukeka ko umuntu adafite ako kazi kawe atabaho kweri? niba nta kamenyero ushaka ibyo rwose biroroshye, ntukiri umukozi wanjye ugende amahoro rwose pe. boss sigara amahoro kandi umenye ko mvira muri office atari mvira mu gihugu. Bituvuze ngo ukisha? Nope. ese ubundi ibi boss by'iyi minsi byigize biti? iyo ukoze ikintu umwanya munini bavuga ko ugenda gake, ariko umu boss w'iyi minsi yagikora umwanya munini bakavuga ko yagikoranye ubushishozi. iyo icyo kintu utagikoze rero bavuga ko uri umunebwe, ariko umu boss wawe watagikora bakavuga ko byatewe n'akazi kenshi. iyo ukoze ikosa baguhindurira ikigoryi, ariko boss wawe yakora ikosa baterega nawe udakora ikosa. iyo uramutse rero ukoze icyo utabwiwe bakwita icyanutsi ku kazi, ariko boss wawe yakora ibyo atabwiwe bakamwita umunyamurava ku kazi. iyo uramutse rero usohotse muri office bavuga ko wagiye kuzerera, ariko boss wawe aramuka asohotse muri office bakavuga ko ari muri business. iyo uramutse usabye uruhushya rero bavuga ko ushobora kuba wabonye akandi kazi, ariko boss we yasaba uruhushya bakavuga ko byamutewe no kunanirwa. None se mugabo mwiza ko uyu munsi watashye kare kandi ukaba waje wazinze isura, byakugendekeye biti? yewe ibyangiye umunsi bya mbere agaho mu muno gusa, uzi ko uyu munsi nabuze abantu rwose twakoranaga. Ego ko Bikira Mariya n'umwana we Yesu Kristo, none uyu munsi byakugendekeye bitera? oya rwose mbere utabinyutsa pe. Ese ubundi byakugendekeye biti? Ni ibiki bituma utambwira? muri byaro byacu dukoreramo hafashwe n'inkongi y'umuriro, uwareme wese yahiye rwose arakonga pe. Mbega ibintu bibabaje, ahubwo Imana yakoze yo yakurinze rwose. Ahubwo ndagira ngo umbwire ni gute wabashije gucika aho hanyagwa? umva rwose mubwire mugore mwiza, ni Imana yabyikoreye pe. uko ako kanya nagiye kumva numva igifu kimereye nabi, nibwo nahise nirukanka ngiye kujya muri toilette. ndagira nkiri muri toilette nibwo byose byabaye. Ahubwo Imana ishimwe kuba ukiri muzima, ubu se ubu nari kubaho newe. Urabizi ndumva ngiriye mu abantu babuze ababo, ubu se abasigaye bo bagiye kubaho bati?
yego nyine birababaje ariko nyine UN yahise ihitamo guheba yahereza miliyoni 40 z'amanyarwanda kuri muryango wose wabuze wabo muri ako gace. Nope. Mana nyagasani we, Yego sheri nyine nuko byagenze nyine. ubundi se we niba ari uko bimeze we kuki ukiri muzima? Ubu ngubu iwapfuye mba ngiye kurya ibivuna muheto by'ibishyimbo. Mana yanjye we, mbega umukobwa mwiza, reka nyene muvugisha rwose. Bitera ngo ngwiki amakuru yawe se? none se ubundi nje ndakuzi. Oh, njye ubundi ndi Rich. Izina ryanjye nitwa Mary, ariko ubundi ubishatse wanyita baby. Rero mfite imyaka 19 kandi nkaba nibera i Kigali. Mu bisanzwe n'ubundi nkunda abagabo bagufi kandi birabura nkawe. Nkubwije kuri numva nezerewe kuba turi kumwe, kugira ngo umubaze ni ryari wumva twasohokana. Oya, si uko bimeze. Rich ubundi ni izina ryanjye, ari ryo mu magambo arambuye rinuka Richard. Dore uko usa, mbabarire sinjya mvugana n'abantu ntazi. Humiliation. Umva ariko bebe, umva ariko uraterwa n'iki kutansubiza ra? Ese ubundi ubu kuri murambwira nabi ukorera biterwa n'iki? None se ubundi kuturimo nanansubiza basi? Mbabarira rwose ugenda umva iruhande. Okay, ugira umunsi mwiza. Gusa nendaga kukubwira yuko uyu munsi nyine nahembwe umushahara wanjye ungana n'ibihumbi 50, kandi ubu ngubu nari nagushigarijeho ibihumbi 20 by'iri butware muri shopping. None ubu ndabona Yo, mbabarire cyane rwose. Nari ndimo natekereza kuri mama cyane rwose, niyo mpamvu tugize wumva nkusubiza ibyo wambazaga. Kandi uri inshuti nziza, niyo mpamvu ibyo wambwiraga byose numvise ari amakuru meza, kandi ndagukunda cyane. Kandi nagira ngo ngubaze ubundi tuzasohokana ryari? Sherry please, ndagusaba rwose nsubiza. Cyagiye rwose wamvugishaga numvaga ntameze neza, niyo mpamvu nagira ngo ngubaze niba tuzasohokana. Ndakeka rwose ndabona umeze nk'umuntu urushye, erega nawe wakoze cyane. Ndumva rero wagenda ukajya kuryama, kandi uryame neza. Mbabarire kuba nagutesheje umutwe, kandi nari nibagiwe kubwira yuko ejo papa na Mary batazaba bari mu rugo nimugoroba. None nagira ngo ubaze ejo niba wabona umwanya ukanyura mu rugo uvuye gushopinga. Kandi Richa, rwose ndagukunda cyane, sibyo hane? ariko uzi ko nari igipupa cy'umwana yirirwa akiniraho imikino yose ashaka. Wanyumvise neza?